Reka twongere tubasuhuze inshuti bakunze ibiganiro bya Yerure TV. Uyu munsi twongera kwishimira kubana namwe tuganira ku biganiro byiza cyane. Nk'uko rero mubimenyereye, reka mbabwire yuko ibiganiro byacu byibanda ku buzima, iyobokamana, bikibanda ku buhamya ndetse bikanibanda ku mibanire yacu n'abandi. Uyu munsi rero murahishiwe, uyu munsi tugiye kubagezaho ibiganiro byibanda ku muryango. Nk'uko rero mubibona kuri sikirini rwose ikeye, uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa. Mwatangira mwibwira abadukurikiranye, noneho mugahita mutubwira ikiganiro mwaduteguriye uyu munsi cy'umuryango. Murakoze Bwana Patrick, njye nitwa Pasitori Iyamuremye Theoneste. Yego. Nkunda kuvuga ngo ndi umugabo wubatse, ufite abana n'umugore. Yego. Nkunda Imana kandi ndi umubwirizabutumwa bwiza. Yego, uyu munsi Pastor mwaduteguriye iki mu biganiro dutanga kuri Yerure TV? Ni iyobokamana, ubuhamya, umuryango n'ubuzima. Uyu munsi mwaduteguriye ikirebana n'umuryango, twamaze kubivuga tubibwira abadukurikiranye, ariko umuryango ni mugari. Uyu munsi muribanda ku ki? Kenshi muri ino minsi turimo turibanda ku bubatsi ingo. Buriya urugo ni fondasiyo y'igihugu, fondasiyo y'abajyajuru. Abazajya mu ijuru bazaturuka mu muryango. Niyo mpamvu rero uri umuryango mwiza ugereranywa n'ijuru ritoya, naho umuryango mubi ukagereranywa na Gehinomu. Uyu munsi turavuga ku buryo abashakanye bashobora gukemura ibibazo byabo batarwanye, badateranya ibipfunsi. Mu buryo abashakanye bakemura ibibazo byabo ariko batarwanye. Rero abumva ko abashakanye, inshuti bakunzi ba Yerure TV, reka mbabwire ngo murahishiwe. Muze mwumve uburyo mwakemura ibibazo byanyu ariko mutarwanye. Kubera iki mwahisemo gutanga icyo kiganiro, Bwana Pastor? Impamvu twahisemo iyi ngingo ni uko tubona imibare, ngira ngo imibare ya divorce irimo kwiyongera. Ni ku isi hose ariko hano mu Rwanda by'umwihariko, guturuka 2024 na 2025 turahabona imanza za gatanya za divorce ibihumbi 2,000, zirenga ibihumbi 2,000 no hejuru. 2,000 by'ingo mu mwaka umwe. Ubu ngubu icyegeranyo cya 2025-2026 nacyo ntikirasohoka. Ubona icyiza tuzasanga byaragabanutse. Tuvugana ubu hari abamaze kugira amatsiko, bamaze gutanga. Ubu se n'ikiza bazaba bagiye hasi cyangwa bazaba biyongereye? Ubushakashatsi bwerekanye yuko muri ino myaka barimo kujya hasi. Biragaragara ko yaba leta y'u Rwanda ndetse n'abakozi b'Imana twahagukiye kugira ngo twigishe imiryango, ubutane burimo kugenda bugabanuka, ariko ntabwo bugabanukaho ku kigero twe tubyifuza. Twibwira ko byagabanuka byose bikazagera kuri 0. Kuri 0? Ni mugerageze. Ni urugendo rero rutoroshye cyane, ni akazi twiyemeje ariko dufashijwemo n'Imana. Gukemura ibibazo by'abashakanye ariko batarwanye. Mbega abashakanye uburyo bakemuramo ibibazo batarwanye. Ni gute rero? Mwatangira mutubwira. Murakoze cyane kubw'ikaze mu mpaye. Reka duhe n'ikaze abakurikiye channel yacu ya Yerure TV. Ikintu cya mbere ni ukuvugana batuje. Kuvugana batuje. Communication. Bakaganira neza kandi batuje. Turabwira abashakanye ngo mwicare muvugane mu mahoro, buri wese agahabwa umwanya wo kuvuga atabangamiwe. Irinda amagambo akomeretsa cyangwa ashinja undi. Mu gihe murimo kuganira, reka kuvuga ngo nyirabayazana ni wowe ubitera. Irinde kuvuga ushinja mugenzi wawe, ahubwo mwese mwicare hamwe mu mahoro no mwituze, muhana ijambo, utavuga bakikubwira, ubanze wumva amakosa yawe n'undi yumva amakosa ye, hanyuma muze guhuriza hamwe. Ikintu cya kabiri mwakoresha kumva mbere yo gusubiza. Burya abashakanye ari babiri, iyo umwe avuga baterana amagambo ntabwo ari byiza, ahubwo
banza wumve mbere yo gusubiza, banza wumve ubone banza wumve gusubiza. icyo bakubwira icyo ari cyo Yego. mbere yo kugira ngo usubize. Ntugahite usubiza, banza wumve neza icyo mugenzi wawe ashaka kuvuga. Kubaza ati ese ushaka kuvuga iki neza, bifasha kumenya ukuri kw'ikibazo. Ni ukuvuga ngo muha umwanya, wihita usubiza atararangiza kujya gute kuvuga. kukubwira. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo usubiza bakimubwira abagaragaza ubupfu bwe. Icya gatatu rero, kwirinda amarangamutima akabije. Hari abantu bagira amarangamutima buriya akabije cyane, umuntu baba barimo kumubwira amakosa agahita ashora amarira, akarira we, akarira. Ayo ni amarangamutima. Ayo marira ntabwo ari bukemura ikibazo. Irinda ayo marangamutima akabije cyane. Kwirinda amarangamutima akabije. Akabije. Iyo ubona uri mu kurakara, iyo ubona urimo kurakara cyane, fata akanya gato nko gutuza iminota 10 cyangwa 15 mbere yo gukomeza ikiganiro. Amarangamutima ahangaha avugwa, hariho ugira amarangamutima cyane y'umujinya. Urumva, mbere y'umujinya akaba yasubiza igisubizo kidakwiriye. Ubwo rero birinde amarangamutima mu gihe barimo gukemura ibibazo byabo. Icya kane, gushyira hamwe ku kibazo, gushyira hamwe ku kibazo. Ikibazo mbega mukakicarira mwese mukagicoca, muvuge ku kibazo cyabaye. Si imico y'umuntu. Urugero, uri umunyamafuti, iki kibazo cyabaye cyatumye mbabara, reka gufata umuntu ngo umugire ikibazo we, ahubwo mwicarire ikibazo, kuko umuntu si ikibazo, ahubwo ikibazo ni kiriya muhanganye nacyo. Hanyuma icya gatanu, gushaka igisubizo mwese mwemera. Sibyo? N'indi kibazo mwakibonye, mushaka igisubizo noneho mwese muhuriyeho, mwese mwemeranywaho, muvuge muti twemeranijwe kuri iki ngiki, buri wese ku rwe ruhande agire gute, acyemere kandi acyubahirize. Ibyo bizabafasha, ibyo bintu bitanu mbabwiye, bizabafasha gukemura amakimbirane yo mu rugo rwanyu, mutarwanye, mutihaye rubanda, mutagiye muri za divorce no mu manza dore ko zinahenda. Wabyumvise neza? Nabyumvise. None se izi nama ntituzitangira ubu? Ariko nyine ngabwirwa benshi akumva. Bene da, turabasabye banyarwanda, banyarwandakazi, uwo muryango murimo gukinisha, nyabuneka ni gahunda y'Imana wigukinisha. Kubaka urugo si umukino. Wowe mukobwa, wowe musore, kubaka urugo ntago ari ugukina. Mujyemo mwiyemeje neza icyo mugiye gukora icyo ari cyo. Ibyo bintu rero mbabwiye bizabafasha, babikurikire. Njye nari Pasiteri Iyamuremye Theoneste kuri Iyarure TV. Reka tubashimire rwose, turabashimiye, kandi n'abakunzi bacu nabo turabashimiye. Ngira ngo icyo nabibutsa abakunzi bacu, nuko Pasiteri mu byo tubwiye ni uburyo bwiza bwo gukemura amakimbirane ko mutarwanye. Burya kurwanira nabyo ntabwo ari byiza. Ntabwo ujya gukemura amakimbirane y'abantu babiri bashakanye bikundanira, usanga bisabye ko umwe atari igipfunsi undi cyangwa bitumugera undi. Ngo ahubwo icya mbere ngo mugire silent communication, mu bya biganiro bituje, ngo mushakishe umutwe w'ikibazo, mujye ku gisubizo, ngo mugihurizeho. Rero ndababwira ngo nimubikora nk'uko twamaze kubibona, ntabwo abantu bazatana, ntabwo abantu bazarwana. Reka rero mbashimire kuko mwitabiriye ubutumire bwacu. Reka nshimire abazadukurikirana bumva bino biganiro kandi babireba, inyumva nkubone bazabireba. Babwire ngo mwandike comment ikigufashije, babwire ngo mukore subscribe kugira ngo ibiganiro bindi muzakomeza kubibona. Icyo nakongera, tutari twasoza, reka nkangurira abantu ko baza muri Kristo Yesu,
kuko buriya urugo rutarimo kirisito nta rugo ruba ruhari. Baze muri kirisito. Hari uwambaza ati se kuza muri kirisito njye simfite idini. Oya, va mu idini rya muri Yesu neza, wibire mu maraso ye, akwezeho ibyaha n'ibicumuro, aguhe umwuka wera, bamwe bita roho mutagatifu. uwo mwuka wera azajya kuyobora mu kubaho kose. Burya nta mugabo udafite umwuka wera, nta mugore udafite umwuka wera, nta mugore udafite kirisito, nta mugabo udafite kirisito wakubaka urugo ngo arushobore. Yego, murakoze, turabashimiye bakunzi, mujye muri kirisito Yesu. Uri muri Yesu ni icyaremwe gishyashya. Niba ari gishyashya yera imbuto za Yesu, harimo n'amahoro. Murakoze, ibiganiro byacu byiza naho akagaruka, mukomeze mugire ibihe byiza, turabashimiye.